inyigisho nayise ngo gusobanukirwa agakiza niyo ntambwe ya mbere y'ubuzima bunesha. Gusobanukirwa agakiza, kuko kwambara agakiza ugomba kubanza ukamenya nako gakiza wambara kariko. Dufite ibintu byinshi twambitse agakiza ku buryo ntawe ukimenya agakiza icyo ari cyo. Umuntu umwe araza akakubwira ati iyo wambara ijipo ndende, ntiwambara umukufi, ntiwisige makeup, ntusokoze imisatsi, ntiwambare meshi, uba ufite agakiza. Havuga ntoya, iyo myambaro nta kintu ivuze ku gakiza. Ikibikwereka nuko mode ihinduka buri munsi. Ubu mode y'amajipo maremare igezweho, mode y'imisatsi ahubwo itariho, nta nubwo bakiyishyiraho, bakora bose barya ni skin head niko babyita. Bisigaye bogosha impomborera na kahura n'umukobwa wogoshe yamazeho, ubwo se uwo mukobwa aba yakijijwe. Ntabwo amajipo, ntabwo imikufi, ntabwo imisatsi, ariko agakiza twaragafashe tukambika ibyo ngibyo. Ubona umuntu yigendera mu muhanda ngo uriya nta gakiza afite, ngo yambaye ijipo ngufi. Ahubwo ntoya, jewe niyo nambaye ubusa mufite agakiza. Uretse ko ntabwiye abantu ngo mujye mwambara ubusa, ariko reka tubanze tumenye aka gakiza tugiye kwambara gasagati. Ni iki kizambwira ko ufite agakiza? Abandi agakiza barakoroheje, abo baragakomeje cyane bakitira icyo. Abandi barakoroheje, barakubwira ngo iyo watuye ko Yesu ari umwami, ngo ushobora kwikorera ibyaha byose ushaka. Iyo nyigisho ubu ngubu igezweho, irakunzwe cyane, ngo iri liberating, ngo ituma abantu bahambuka. Ntabwo murimo guhambuka, ahubwo murimo murasubira mu bubata. So agakiza tuvuga ni iki gateye gate?